ariko kandi anahari. Ndagira ngo ngabwire ab'umuryango wa Pastor Ezra Mpyisi ko nagiye mbona ubutumwa buturutse mu itorero ry'Abadiventisi hirya no hino. Abayobozi b'iryo torero kumbwira ngo babwire ngo mukomere. Hari abayobozi ba union ebyiri zo muri Ethiopia bambwiye bati ukomeze uwo muryango kandi unakomeze n'itorero mu buryo rusange. Perezida wa Kenya we yambwiye ati Pastor yambere chaplain, ati rwose kuba numvise iyi nkuru binshiye intege. Harabo muri Tanzania bombi uko ari babiri, ari uwitwa Marekana uwitwa Rekundayo, nabo bambwiye yuko umuryango mbagezaho ubutumwa. Ubutumwa njyewe mfite bwo kubabwira nabutangiza indirimbo ya 27 ivuga ngo dushime Imana. Yaba hari umuririmbyi ahangaha twari dukwiriye kuyiririmba, ariko twese turayizi. Bavandimwe mugize umuryango muto wa Pastor Ezra Mpyisi, abagize umuryango we mugari, namwe inshuti z'umuryango muri hano, reka mbabwire ngo mukomere. Tuje ahangaha nk'abavandimwe tubabaye ko twabuze inararibonye, umubyeyi wa benshi, Pastor Ezra Mpyisi. Nibura ko umuntu wese ugifite ubuzima bwo mu mutwe iyo abikiwe yumva agize ageze mu kayubi. Uko niko twumvise dushengutse ubwo twumvaga ko Pastor Ezra Mpyisi ashize mu mwuka. Ariko mwakwibaza muti kuki nifuje ko turirimba iyi ndirimbo ya 27 dushima Imana igakomeza igira iti haleluya nyirigira. Bavandimwe bana ba Pastor Ezra Mpyisi, buzukuru namwe mwese mwaje gukomeza abagize umuryango we, dukwiriye gushima Imana cyane. Amahirwe Pastor Mpyisi agize abonwa n'abantu bameze nka Pastor Mpyisi ni bakeya ku isi, niko navuga. Ndagira ngo mwabisomye
no mu binyamakuru. Pastor Mpyisi abantu bavuga ko mu kinyamakuru yavuze ati urupfu ntacyo runtwaye cyangwa rutwaye ku bafite Yesu. Rwose nimureke mbabwire iyi mpano yo kugira Yesu si benshi bayigira. Kuri Pastor Mpyisi ntiyagize iyi mpano yo komatana na Yesu gusa, ahubwo yagize niyo kumwamamaza. Nicyo gituma muri iyi division yacu benshi abiyi nkuru yagezeho bamuvuga kuko yari umuntu udasanzwe. Uko kwishima rero reka twishime, kuko numvise n'umuhungu we Gerard avuga uko urupfu rwa se rudakwiriye kuba impamvu yo gushavura. Ibisobanuro byinshi cyane iyo bivuzwe n'abantu bawe ba hafi bakuzi neza. Igishimishije nuko intango y'ubuzima bwe yayeguriye Kristo. Ariko ikiruse byose nuko ashoje urugendo rwo mwisi agihamya Kristo. Ibyo gusoza ubuzima bwo mwisi bifitiye gihamya. Ngaho namwe nimurebe igitabo asize yanditse gifite umutwe w'amagambo ugira ngo inkomoko y'ibyiza byose ariyo Mana. Iki ni igitabo asinziriye amaze kwandika. Murumva ko atigeze yemerera intekerezo ze kuraragira no kugeza ku myaka 102. Uyu mugoroba rero twaje rwose kwishimira ibyiza byo kubaho dushinze imizi mu muremyi wacu. None muribaza ko imigisha yo atayibonye. Benshi bibwira ko gukorera Imana ari ukubura ibindi byo gukora. Oya, sibyo. Imana y'ubuzima nihanga ubuzima bwacu, nitubeshaho kandi iziherezo ryacu. Pastor Ezra Mpyisi yabonye igihe gihagije cyo kwita ku mufasha we kugeza igihe yatandukanye nawe. Ezra Mpyisi yabonye igihe gihagije cyo kubana n'abana be yabyaye, kubana n'abuzukuru be
yatanze igihe ngo abuzukuru be baze bamuteteho. Yatanze igihe cye ku bamwegereye bose. Ubu hari umurage asigiye abo bose. Twese rero, twese turi aha ngaha dufite byinshi twakwigira kuri Pastor Mpyisi. Iby'amateka ye bifite igihe bizavugwa, nubwo burya nabyo bitavugwa byose uko byakabaye. Mureke kureba ku myanya mu mirimo y'ubuzima, twinire twibaze, mbese imibereho yacu tuyitwaye dute? Wibaza uti nitwara nte nkiri muri ubu buzima? Pastor Mpyisi yabonye igihe gihagije cyo gusiga umurage mu batuye isi bashoboye kumwegera. Kuri we bibaye nk'ibya Simiyoni, kuko tubisoma muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 25. Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni. Uwo yari umukiranutsi witondaga kandi watekerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera wari muri we. Iyo dukomeje gusoma umurongo wa 28 w'icyo gice cya 2 kwezi wa 31 tuhasanga aya magambo. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho usezerere umugaragu wawe amahoro kuko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose. Aya niyo magambo Pastor Mpyisi yaba yaravuze nubwo tutaba twari turi kumwe. Uyu ni Simiyoni wari umaze kubona uruhinja Mesiya, maze avuga aya magambo yishimwe. Mbese natwe twavuga ngo ku bafite Yesu urupfu ntacyo rutwaye, kuko Pastor Mpyisi yavuze. Mbese natwe twasaba ngo Imana idusezerera amahoro? Mbese amaso yacu yari yabonye agakiza ngo natwe dusabe Imana kwigendera? Muze dufate umwanya musoma amagambo meza ya Zakariya igice cya 1. Mwumve ishimwe rye muhereye ku murongo wa 67. Aya ni amagambo yavuze nyuma y'igihe kirekire atavuga, kandi bitungura abantu kumva avuze yita umwana w'izina. Uyu ni Yohana umubatiza wari uvutse. Ngaho rero bavandimwe, aho dushengurutse twisunga Imana, aho dushengutse twisunga Imana ihasiga amavuta yayo, kandi dukomezanye duhumurizanye, twikorere
imitwaro. Dukomeze kuririmba ngo twongere umwete kugeza igihe tuzabonana n'umukambwe Pastor Ezra Mpyisi, ubwo umutabazi wacu Yesu Kristo azabagarutse. Urupfu ruzatubera ibitso